byavuzwe byose nzi ko byujuje, bagira ngo namamaze René Rwantel Antel Rwanya arayimbaye ngo abanyivuye umurwanya René Antel cyangwa se ukabanza gushaka ariko ayo niyo mazina yiwe, agira ngo wenda niba yumva nk'uko mwabivuze abyemera araza kubyemera. ubwo mwegeranye kugira ngo byihute muhe mikoro avuge ko abyemeye. Solange Mwami Gare urakoze bari kwitoje ni twatangiye gutorera abagize bodi, ntabwo ari imyanya. Arabyemera. Reka nongere nsobanurire ikintu. Aya matora turimo ni aho gutora abantu bane bazaba bagize bodi ya RMC, ntabwo ari komite iyiyobora, byo birakurikiraho nyuma, sibyo? So kandi mwibuke ko ni umugabo umugore nk'uko Solange yabivuze, kugira ngo ya 30% ize kubonekamo, kuko nta uniformira. Murakoze. Amazina ni Twagabo John, wamaze imyaka 15 muri mu itangazamakuru, bakunda kunyita Rwanda ariko icyo amakuru cyitwa Rwanda. Nifuje nanjye kwamamaza umudamu w'inararibonye kandi siko afite ubushobozi bwo nta wundi n'umudamu wita Tescovia. Yes, Professor mushyire microphone atubwire ko kubyemera ari ubucabane. Simbize ntabwo ari by'influence. Nagore kirabonetse ndabyemeye. Murakoze. Nitwa Jean Claude Ndayishimiye mbarira RBA. Ntabwo niyamamaza ahubwo ndamamaza umunyamakuru w'umuhanga uri mu bahanga dufite mu Rwanda. Ni umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru cyitwa Igihe, yitwa Philibert Girinema. Afite ubunararibonye muri uyu mwuga bw'imyaka iri hejuru y'10, ndetse abazi byline y'Igihe iyo usomye inkuru ye nawe umva uryohewe. Ni umunyamwuga, nibwira ko yaduhagararira neza kandi akazamura n'ubunyamwuga muri RMC. Murakoze. Philibert ishyira hejuru muri mikoro uzibyo abandi gasingiza. Murakoze. Ndabyemeye. Murakoze. Nitwa Leonce Kanzaire, umunyamakuru kuri RBA. Ndashaka kwamamaza Nyirarukundo Savera. Nyirarukundo Savera ni umunyamakuru ufite uburambe, abimazemo igihe kandi muziho ubunyangamugayo, aba nizeye ko yakuzuza neza inshingano muri RMC. Yego cyangwa oya? Ndabashaka kwiyamamaza. Uwo bavuze nashyire hejuru. Uwo muri professor. Muri microphone nawe yivuga imigabo n'imigambi niba bishaka. Yego. Kandi ndashimira Leonce. Hanyuma yarabivuze nitwa Nyirarukundo Savera, ariko siniyamamaza njyewe, ahubwo ndabona ari ufite ubushobozi kundenza, yitwa Mutesi Scovia. Afite uburambe, afite ubunararibonye, ni inyangamugayo, ikirenze aba afite ubushobozi bwinshi. Murakoze. Nanjye ntabwo ndi mukuru muri media industry, ariko kubera igihugu promoting gender balance ushaka gutanga umukandida wita niwe mwiza anime. Murakoze. Ari azamure. Arakoze umuntu nyamamaje, ariko munyemerere sinjyeho, sibyo? Kubera ko mba muri bodi ya ARG, mba muri bodi ya RFM, dusaranganye n'abandi bashya baze biba biryoshye, kuko iyo wizeye inshingano nagiye utazikora neza, kandi hano undi wari libre wari kubikora. Murakoze. Icyazwe ni uko Anne Marie niwe mwiza atabyemeye, niyo mpamvu nta zina rye mubona hariya. Murakoze. Nanjye ndashaka kwamamaza umugabo witwa Safi Mongoli Manuel.
Alex arakoze kunyamamaza kubera inshingano mfite z'ubworozi ntabwo niyamamaza nitwa Nsabimana Viateur ikinyamakuru Image Rwanda News ariko hari umugabo uri hano w'inararibonye nzi namamaza Steven Samaza. arakoze cyane kunyamamaza ariko kubera impamvu zanjye bwite nanjye ntabwo ndi bukundire kuri uyu munsi ntabwemera ikindi abicaranye mwagombye kuba mwabivuganyeho nibura kuko turimo gutakaza igihe inshuro ebyiri ziheruka bari bicaranye ntekereza ko bidakwiye gukomeza gutya. njyewe ufite mikoro hano murakoze njye wayamutanga nanjye ndamamaza ntabwo niyamamaza hari umubyeyi dufitemo hano ni umunyabigwi afite inararibonye mu itangazamakuru ngira ngo n'ibiganiro bye ahanini birakurikirwa ubwo bunararibonye bwe rero tubona hari icyo byadufasha muri uru rugendo rw'itangazamakuru ndamamaza Aissa Cyiza Kirabo. izina barivuge neza ni Aissa Cyiza ya Kirabo ntabwo iriho. Cyiza note ki murakoze Kayitare arakoze kumugirira icyizere nta kibazo bafite. murakoze nitwa Gerard Manzi nanjye ndashaka kwamamaza umugabo w'umuhanga umaze imyaka myinshi mu itangazamakuru witwa James Munyaneza. nafata mikoro bivuge twese tubyumva. James umuvandimwe unyamamaje urakoze ariko pasi yabyanze. twihutishe hari uwamamaza undi? ndamamaza yego sene nahoze ndibwaribwa karaga kwiyamamaza nanjye ariko ngira ibyago nikarana cyangwa se ngira imana nikarana na ngabo nziza dani ukebutse nsanga aracyafite imbere harehare kuruta yewe ibitekerezo bityaye n'ubunyangamugayo avuga ngo dani ngabo nziza turamutse tumushyize muri bariya banyamakuru bagana yazadukorera ibyiza cyane ngabo nziza. dani wahagurutse ukabivuga uhagaze. navugaga ko mu kanya yari arimo ampa inkuru y'umukobwa waherutse gushyingira ntabwo nari nzi ko ari kumwamamaza ariko ni umuntu mukuru nubaha ndakeka. ushobora kuba utaratashye ngo ugasehene si ikibazo uhita yivugira ndacyari umusaza umusaza w'itangazamakuru hari umusaza uzi mu itangazamakuru kuva kera ukunda n'uburyo yagiye ashitinga mu majenerasiyo atandukanye ufite ikinyamakuru cyitwa Lokanate kigenda kuza atashe abantu waba wafasha mu itangazamakuru yaraye kuganga utanze umukara nanjye niyo nagiye kwamamaza ubwo nabivugira. reka mbashimire icyizere mugiriye ariko numva nonaha ntabwo biteguye wenda
iyi peki itabimwemerera yabyanze. Yes, hari umuntu John nawe arashaka kugira uwo yamamaza cyangwa kwiyamamaza. John, haguruka. Murakoze, nitwa John Mugisha. Hari umuntu I've seen considering the males benshi ariko ubu ngubu nashakaga gushyiramo one other lady, and she's an activist, a lawyer, and a journalist, as well as a mother. That is none other than Louise. Murakoze. Louise. Microphone amugezeho. Louise Wizeyimana aka Intego. Yes. Abanyamakuru b'u Rwanda ntibakimenya gusoma ibihe. Umuntu wayamamaje ndamushimiye, ariko mu by'ukuri kubera impamvu zanjye ntabwo mbyemeye. Murakoze. John Paul. Aya mahugurwa yabaye tukaba turi kumwe, ariko kandi icyo mparanira cya mbere ni ubwisanzure bw'umunyamakuru, cyane cyane mu gutanga ibitekerezo, ariko kandi mu gutanga ibitekerezo kwe akibuka ko n'undi afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo. Uburenganzira bwawe burangirira ariho ubundi butangirira. Ikindi ni uguharanira iterambere ry'umwuga ndetse no gutoza abandi baza mu mwuga w'itangazamakuru, atari uko bize itangazamakuru gusa, ahubwo bafite ubushake bwo kurikora, ariko bagahabwa amahugurwa yo gukora umwuga w'itangazamakuru. Muraho, nitwa Mutesi Scovia nk'uko wanyamamaje yabivuze. Icya mbere nishimira nuko umwe mu bari hano yagiriye icyizere akanyamamaza. Icyongeyeho ni umwe mu banyamakuru twakoranye tutagikorana. Inshuro nyinshi abantu iyo batandukanye hari igihe baba hari ibyo batumvikanaho, ariko nubwo yaragiye ahanga kumva agira inyangamugayo, ubwabyo ndabikunze. Ikintu cya mbere nkunze, ariko reka nsubire ku cyo abanyamakuru dukeneye kiruta ibindi. Umwuga w'itangazamakuru kuri njye nsanga ukwiye kuba ari umwuga utunze nyirawo kugira ngo nyirawo agutunge. Ibyo rero bikaba bikomoka mu byo dushobora gukora binoze, ariko mu gihe mwaramuka musanze nabishobora mukangirira icyizere. Numva ibibazo abanyamakuru dufite n'ibitangazamakuru bikwiye kumenywa n'abafata ibyemezo kurusha ko tubiganirira mu nama nk'iyi tukaganya tugataha. Umunsi muzaba natorewe nkaza muri iyi komite, numva inama nzaba ndimo ngize amahirwe yo guhura n'ufata icyemezo, kumubwira ibibazo abanyamakuru bafite bishobora gukemuka kugira ngo na bikeya bitugaragaraho tubashe kubyikemurira. Ariko fondasiyo ya mbere yaturutse ku miyoborere n'imitegekere y'igihugu kugira ngo natwe abanyamakuru ndabashimiye. Murakoze, nitwa Kirema Philbert, umunyamakuru wa Igihe. Ndashimira mugenzi wanjye wanyamamaje. Uko tubizi umwuga w'itangazamakuru ni umwuga tuvuga ko wiyubashye, ko n'abantu biyubashye. Nibwira ko muramutse mugira icyizere nafatanya namwe, twafatanya muri rusange kurushaho gutuma umwuga wacu ukomeza wubashywe, hanyuma by'umwihariko no kuzamura umubare w'abari n'abategarugori mu mwuga wacu, kugira ngo mwabibonye hano mu kibuga turimo turi bakeya, kurushaho gukundisha abari n'abategarugori kugira ngo babe bahuzamo. Icya kabiri no kurushaho gutoza abakiri batoya bakiri mu mashuri muri za kaminuza kuba bakomeza kuba benshi bagana uyu mwuga wacu. Mu minsi yashize twajyaga tubiganira, bakavuga bati umuntu bimazemo igihe kinini ahita abivamo akajya mu bya kominikasiyo n'ibindi.
twafatanya gukora aka kazi ariko twubaka igihugu, itangazamakuru ryubaka igihugu bitandukanye n'ibyo twumvise ryarishenye. Dukorera mu gihugu cyubatse gifite umutekano, gifite iterambere, nibaza ko n'ibindi twabigeraho harimo ubushobozi bw'itangazamakuru, tugakorana ku buryo aka kazi dukora ntabwo kaba makennye. Murakoze. Murakoze. Nanjye nitwa Aisa Kiza, ndi umunyamakuru wa Royal FM. Reka mbanze nshimire wagiriye icyizere akanyamamaza. Ntekereza ko ngize amahirwe yo kuba muri bot, hari byinshi ntekereza ko nafatanya na bagenzi banjye kugira ngo bikomeze bitere imbere. Itangazamakuru ryacu nubwo duhora tuvuga ngo nta terambere kuko rihari, ariko kuryongera ku buryo abarimazemo igihe batarivamo. Ntekereza ko ibitangazamakuru bikomeye ku isi biba bifite abanyamakuru bamaze imyaka 30 kandi bishimira kuba bari muri uwo mwuga. Nicyo nifuza ko itangazamakuru ryacu, aho kugira ngo umare imyaka myinshi mu itangazamakuru usubire inyuma cyangwa se ufatwe nk'aho biri kurangira, wagakwiye kuba umuntu ukomeye cyane. Ikindi kandi ntekereza ko twafatanya mu kubahiriza amahame y'itangazamakuru, by'umwihariko ku bakiri batoya bari kuza hano mu mwuga, ugasanga barakora ibinyuranye n'icyo itangazamakuru hano mu Rwanda ryagakwiye kuba rikora. Ikindi kandi abagore, abakobwa bagenzi banjye tugafatanya gutuma bakunda itangazamakuru nk'uko natwe twarigiyemo nk'abandi maze imyaka 12. Murakoze. Umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru cya Kigali Today gifite platform zitandukanye. Uyu mwuga w'itangazamakuru umazemo imyaka 19. Muri iyi myaka 19 narebye urugendo rwose rw'itangazamakuru dukora muri iki gihugu cyacu. Nkaba mpagaze hano uyu munsi nishimira iterambere tumaze kugeraho, kuko usanga benshi bavuga ngo itangazamakuru ntaho riva ntaho rijya, abanyamakuru turasuzuguritse turasuzugurwa, ariko twebwe tubizi, nitwe tuzi aho twavuye n'aho tugeze uyu munsi. Iyo mpamvu rero ndabanza gushimira mugenzi wanjye w'inararibonye wangiriye icyo cyizere, nkaba nanabizeza ko kimwe mu nkunga akunda gutanga muri uyu mwuga wacu ni uko mpora nifuza kugirirwa amahirwe yo guhura na policy makers ndetse n'abafata ibyemezo muri uyu mwuga wacu, kugira ngo nanjye ntange izo nama z'ubunararibonye. Ndimugirire